nagiye kubona umuntu ananyandikira ari nijoro niryamiye ngo bitenga amakuru ngo nitwa kanaka ngo nitwa Roberto ngo ndi umuririmbyi ngo wo muri Paul Cantores Ngirutongo habaye Rutongo se ni rero bana yanjye uzi kubigenza se ndi kumva nyine uhisubigira nyine ngo ndi kumva ko iyo message ko yaje meze umva umufana uri kwandikira umuntu umuririmbyi nyine akunda ukuntu nyine message imeze njye babwiye Rutongo icyambere cyo rwose mumbabarire ntago Rutongo nari mazi umuntu abazi wenda ngo ku Kibuye Icyangugu Butare amazina ari common nyine abantu bose bazi rero Rutongo nge ntago nari mazi nako ni nabicire igacika ubwo numvaga abantu bumvaga ndahita numvaga nta muntu azi Rutongo pe numva umuntu ntawe nzi okay ngo nyine yambwira ngo akunda indirimbo zanjye utuntu twinshi ariko rwose Imana ibabarire nahise niryamira namushubije ntabwo nsuzugura ariko numvaga nazi nawe kumbwira nyine kuntu ngo nawe ngo nanjye ngo ndi umuririmbyi ngo ndirimba hana anyohereza na video yakora hari mbona n'abantu ntazi muri korali za korali kwa kunye mu mwaruganije nka konseri hakaza umuntu nyine ukaririmba nabi barimbaga nabi yarahoraga muririmba nabi numva ku rwego wari uri icyo gihe naho rusanzwe uririmba ushobora kumva byari bibishye ariko rero ntabwo ndimo kubasuzugura no kubapfobya kuko nanjye baransekaga icyo twakoraga konseri ariko numvaga ku konseri baza mu wa sound bakaza n'umuntu wa video none tugakora konseri ugasanga akanyereka ngo dore ngo ngiye muri kudirimba umuntu wazanye ndakubeshye uri kumera wose umuntu wazanye kamera niwe ngo washinzwe na sound ntaki agafata kamera gutya akayitereka ahantu agakamera ubwo ibyo yakameraga byaraga muri kamera ikabirikodinga akaba ariyo sound byari hagute ariko mu by'ukuri ntabwo twabaga turi kuririmba nabi nyine nta kibazo rwose gusobanura kuko Yesu ubundi ndacaginga ngo baririmba nabi gute njye naririmbaga nanjye nari ndaho ariko nyine ikintu cya mbere cyabaye ikibazo ni uko nabaga nzi amakorari ya Kicukiro hari ya Sainte Famille ya Saint Michel ya hehe noneho numva ni yindi y'ahandi hantu hatari no muri Kigali none ndafase ubuse ntago mpazi ni nakure wenda numva nyine ntago mba interested ndakwihorera naramusubije ariko nyine birarangira undi munsi arongera aranyandikira bite ni byiza nyuma yaje no kuvuga ko icyo gihe yanyandikiye ngo arwaye simbyibuka ariko uraza kubivuga noneho komeza kwinsista Yesu ndabona ariko ikintu cyatumye ngira attention yaranyandikiye ngo ufite akaririmbo ngo arakaririmbo ngo nshaka kukwihera ngo uzambare ngo kakaririmba ibintu nk'ibyo nkaka kwihera ngo kagatwara ashaka kumpa indirimbo kubera iki kuri njyewe numvaga kumpa indirimbo nta kintu yamarira numvaga sirayima se ngo gikoresha iki ariko n'ubwa mbere bari bampaye iyo proposition ngo kwihera indirimbo yanjye numva ibyo ari byose iyo ndirimbo kuri we ni ikintu gikomeye noneho ashaka no kuyiba none ndamubwiye yinyoherereze ndebe umva nari namusuzuguye koko sorry yese kandi ibyo bisari bite arayohereza ntabwo nari nzi kubisoma numva yarohereje n'akari kode numva ni nziza numva ni keza abana ariko aka kantu ni keza umuntu yanakarikodinga noneho duhita dutangira kuvugana akamaze ngo none se mubigenza gute muri studio ndamugana rero ntureka nkubwire ntuzaze tujyane ubwo rero namaze no kumenya ko aba muri Kiste atari aho hantu Rutongo yavugaga giye mbere amvugisha numvaga ari umuntu yananjye ndi umuvana rega nabyo ntago ari ikibazo ahubwo numva gutari hafi aho ku buryo numva kuvugana ntacyo bimaze ahubwo maze kumenya ko ari muri Kiste navuga ati uzaze tujyane ku recording nkumva nawe afite n'amatsiko yo muri studio ibiganiro byagaragazaga ko afite amatsiko menshi yaho noneho anakunda ibintu byo kuririmba cyane nk'uko mbikunda nuko mba interested
turapanga tujya muri studio tugenda agiye kumperekeza ngo aharebe ariko mbe n'indirimbo yanjye nyiri recording turi abirebe ukuntu nyiri recording ntabwo yagombaga kuririmba yaje kumpa indirimbo yanjye kugira ngo nuko turagenda tujya kwa Pro ndabyibuka rwose nimvuye ku kazi nakora ahantu nakoraga akazi ndataha duhura turaririmba ngeze hagati ndayitangira ngeze hagati fase ubundi waje muri studio wamfashije nawe ubundi waririmbye mubitwaye iki kuko nta nubwo bwari bwa mbere ndirimbanye n'abantu ahita aririmba bita bibana byiza akaririmbo karasohoka ndabyuka twifotoza utuntu tw'udufoto two gashyiraho gasekeje icyo gihe nta bushobozi bwa video twabaga dufite twari abanyeshuri twese abantu bazi aho wayize umuhunganye bari udufoto turiho cyane komeye kubona ifu umuntu gufotora twagiye mu nzu zifotora kugira ngo badufotore agafoto keza cyane sinzaho nagakuye ariko byari bisekeje ariko indirimbo yari nziza ari isengesho riya sengesho bavuga bamaze guhazwa ryitwa roho wa Yezu kari keza cyane nahise numva nyine gakunze cyane mbabazwa nuko nta ruhare nabigizemo kugira ngo gahimbe ubundi ndi umuntu so navuga nabyita kwikundara ntago ari kwikunda ahubwo nkunda ko nyine ikintu nkunda ko ikintu nyine ikintu gisoho niba ari product ndimo mba nubashaka kugiramo uruhare hakaba ari contribution yanjye irimo nyine icyo gihe nababajwe nuko numva amagambo naye wera nisengesho ariko na melody niye nta ruhare na rumwe niyarayimpaye numvaga nyine ndirimbye mu ndirimbo y'abandi nkayishyira no kuri channel yanjye ari harimo akantu k'agakomplexe ko kuba nta ruhare mbigizemo hanyuma ndabyibuka kuko twavuye ngo akarimbo twagakunze tuvugana ko twakora indi buriya impamvu nesistaga ngo tuzakora indi nuko ari kugira ngo nanjye nzabe natanze umusanzu wanjye ubana ngiye wayihimbye numvaga nyine nta kindi kintu twapfanaga nuko twakoranye indirimbo rero bazajya avuga ngo iriya ndirimbo narayimuhaye maganye umvaga bivuga oya sino kurwana agenda bivuga none siramutse ariko nta nabivuga iramutse igeze kure naho yari umustar se ukamwanga ingiriya ndirimbo ngo ni yanjye kwanza ngo nijye wayimuhaye nabura kugenda nzirata mvuga ati ariko rero nje arananzi uriya irandirimbo ni yanjye inago kari kumwe noneho rero iyo uhuye n'umuntu bwa mbere ari igihe uhava swati wamwanze cyangwa wamukunze kumukunda mvuga ntago ari ibindi bintu nimumbe nyine ibindi mumve kumva umuntu nyine wenda ukavuga ati umuntu n'umwana mwiza aritonda agifite akadiscipline ku buryo noneho iyo muvuganye umenya umuntu muri kuvugana nawe ukaba gentille nanjye ubwo twatashye namubonye umuntu aritonda umwana mwiza n'indirimbo twakoze yabaye nziza ndavuga ati kumenyana n'uyu muntu bishobora kungirira akamaro tunavugana ko tuzakora indi ndirimbo kugira ngo nanjye participating kugeza ubwo nta mishinga miremire nta no kuba abahanzi nta n'ibiki ahubwo icyo cyakora indirimbo isohoka abantu batubwiye ko ari nziza numva hari umuntu ntibuka wari we wambwiye ngo muze umaze gukora zose ngo akangaka ngo niko keza ngo uyu muntu ngo muzahore muririmbana ntago mwibuka ariko message ndayibuka ndamutse mubonye nuba namushimira kuko nyine motivation yanteye urabona aho itugejeje turaririmba dukora indi ya kabiri nanjye nda participating turayihimba irasohoka nayo audio uko umuntu mugenda muririmbana mugenda muba n'inshuti ntago ndi bujye muri detail gusa nyine video zitazinabaneka hari no muri covid numva urashirika twayikoze mbere ya covid nyine nyuma ya covid twakoze noneho ya video aha noneho rero indirimbo ya gatatu harya indirimbo ya gatatu ni umwungeri mwiza ikintu nibuka ku mwungeri mwiza nuko nta mafaranga twari dufite habe na telefone ariko twayikoze nyine twarikoze na video twari twapanze gukora lyrics nubwo video babona isa nkaho nyine abantu bayi nayo ndirimbo yakunzwe abantu bose niyo bakunda ariko nayo twayita nkaho ari ubuntu kuko rero uranga twayitanzeho mwaseka mugatebaga twarivuganye n'umuntu na Aime Pride tuvugana ko aradukorera video nyine no video lyrics nyine
agashyiraho utugambo tukaba duhagaze nk'ahantu hamwe. Ndabyibuka twaragiye tugura utuntu tw'udupira tw'umukara gusa tw'udutisha noneho tuvugana ko buri wese arazana n'umwenda asanganywe umwe, tukazana nko guhindura tuyikorera mu rugo rwose mu gipangu. Numva nta bushobozi bwo kwishyura location nta nubwo twashaka ko iba video, twumvaga nyine nta nani izagera, ariko yatubereye indirimbo y'igitangaza y'ibintu byinshi cyane y'umugisha. Yasohotse mu kwa gatanu covid yari isa nk'irimbanyije abantu bari no muri goma mu rugo. Ahubwo emegeze mu rugo aje gukorera iyo lyrics video asanga ni heza, hari ikirere cyiza, hari n'uturabo, ahita avuga ati reka iyi ngiyi iraba video nya video. Imana iguhe umugisha Aime, ni ukuri urakoze. Ari mu bantu na membre fondateur wa SR. Ako skari byo. Yego cyane. We na Aime Pro na membre fondateur. Ubwo rero ubwo se yabaye kunze ntekeza ko ntawe nteze nimba ari nziza kurusha izindi zose, ahubwo nuko babonye umwanya hari. Oya, niyo yari video yonyine, niyo yari video yonyine turi kumwe, kandi twayikoze abantu bari mu rugo, abantu bose bari mu rugo. Iza mu gihe Pachis TV nayo ihari n'abantu bari mu rugo. Maze barayireba n'izindi ziraza, duhita dukora groupe tuyita Salome Roberto. Ubundi mbere y'umwungeri mu izindi ndirimbo zose zabaga zanditseho ngo Salome featuring Roberto, sibyo? Habaga ari ama featuring nyine nta bigera aho twumvikana ko tugiye gukora groupe, ko tuzajya duhora turirimbana, dushyiraho nyine terms and conditions zoroshye, turazubahiriza bari ibyo cyane. Nyuma yaho twakoresheje urahino twakoze iyarye dufite Imana ntago bizi uragiye dufite Imana, erega ndashaje. Twakoze dufite Imana nayo abantu barayikunda, ndibuka ariko dufite Imana twabanje kubara location, ariko nibuka ko niga muri Kigisa n'abantu bakandikira nandikira bamwe mu bayobozi bakomeye muri Kigisa n'abati mu mpaye location nkora indirimbo n'umuhanzi wanyu. Ati ndi umuhanzi, ariko rero wari umunyeshuri ahubwo yarakoraga iyo wabonaga uri umunyeshuri ukunda Imana umuhanzi, iyo mpano yaretaga iba nk'iyabo nyine, rero bahita bampa ndabyibuka so for free. Tugenda turakora dufite Imana nayo numva yasohotse ari nziza. Ntabwo wenda dushobora kwibuka neza ibyabaye hagati muri iyo myaka, muri iyo kuva ku mwongere mwiza kugenda, ahubwo ikintu mpita nibuka ni icyabaye mu kwa 12 k'uwo mwaka wa 2020. Ari nacyo mvuga ntekeza ko kuba cyarabaye mu ka boost kuri twebwe bya bintu bya Pachis speech. Ndabyibuka. Ubwo numva ariko hari indirimbo abantu nanone bakunze yitwa Ivurihoza. Oya, icyo gihe ntabwo bayikunze ako kanya tukikora, ahubwo twarayikoze iricara ko nk'iyo yarimo ikinyarwanda cyinshi, yarimo ibiki simbaze. Twarayikoze n'ubu hari abantu bayumva ntibayumve. Twarayikoze yicara aho ngaho, abantu nyine nigira views nkeya, ducika n'intege mo gake, ariko mu mwaka wakurikiyeho niyo baduhembe. Iyo mu mwaka waje gukurikiyeho 2020 niyo baje kuduhembera, kuko ndumva kuri Pachis bazana iriya gahunda yo guhemba abantu bakoze muri icyo gihe. Sinzi ahantu Master Cyprian yakoresheje ibitekerezo, ariko ni umuntu wadufashije muri uru rugendo. Ibaza kuba waratangiye nk'uko yatangiye abivuga, mu by'ukuri utazi nawe icyo ugamije, utazi nimba uzaba umuhanzi, ukaza gukora akarimbo kamwe kakaryoha kandi kakaryoha, abantu bakagenda baguha feedback duce ugakomeza kugeza igihe uzabona umuntu uzana agafata ibintu byawe akabikubwira ko ari byiza, ngize akaguhamura amafaranga. Kugeza icyo gihe, kugeza kuri uwo munsi menya nta hantu namwe twe twarigeze dukora performance, sibyo? Nta twari twakoze performance je kimwe, noneho nta n'ikintu twakuraga, twarayatangaga gusa, kandi mu by'ukuri zabaga zihenze. Vuga ngo ugasanga nka dufite Imana ntago yigeze ijya mu munsi y'amafaranga tuvuge na minimum $400, kuko ndumva byahaje abantu babyina haza byadehenze cyane. Ugashaka Ivurihoze twakoze icyo indirimbo nyine zigize nko muri 3 kuva muri kwa 5, tugatanga amafaranga menshi ku buryo yendaga kujya nko muri miliyoni muri uwo mwaka mu gihe cya covid.
natwe sinzi ukuntu byagendaga ariko umuntu akaza akavuga ati ariko abantu barakoze noneho akaduhemba kandi akaduha amafaranga byabaye nka boost akayaduha atari amanyarwanda ubwa mbere twari tuyabonye nibwo bwa mbere dufashe ku madolari shaka menye twaje kuvugisha ukuri turi gukabya byari byiza muri uwo mwaka ndabyibuka ko ubwo urumva icyo kiganiro cyakurikirwaga cyane ariko ntarageraho hari ubwo baduhembye twaravuye muri cya kiganiro bambwiye ngo nagukurikiye wapi urumva baradutumiye mbere gato baranumiye mvuga ko ndirimbana urumva uyoboraga ikiganiro ariko rero arabizi ntabwo ari nk'uduhimbye nawe arabizi niyo duhuye turabiseka Cyprien yabonye Salomon aririmba aramutumira mu kiganiro hanyuma aramubwira ati ariko ntabwo ndirimba njyewe ndirimba na Robert ati nta kibazo muzaza rata ntabwo byumvishe yari ndetse gato Cyprien yari yarabonye ya ndirimbo nababwiye nahereyeho ya video harya izakwitura iki yabaga kuri Pacis ihahita buri kanya abona naririmbanye na Faratiri yarakiri Faratiri abona harya yitwa ngo iki mu nzu yawe noneho abona n'umwungeri mwiza abona n'umwungeri mwiza ndi kumwe na Roberto izo zose ni video rero ntago ibyo kumubwira ngo ndirimbana na kanaka ntago yari kubyumva kuko yamaze kumbona ahantu hatatu naranumira ndamusobanurira ndabona nirumva dusigaye dufite groupe dufite n'izindi ndirimbo zari amaudio urumva ntiyigeze ayabona we yaconsideringaga ibyo yabonaga kuri Pacis TV arambwira ati yumvisha atabyumva ati nta kibazo uzamuzane nuko turagiye umucuranzi cyangwa twageze akajya avuga ngo Salomon nuriya muntu umwere nuriya muntu wamukurikiye oya mwana gukurikira ntabwo ari yabuze umuntu wamperekeje yaragutumiye njye ndaza waranze twatashye bati yababaye ariko byabaje gushira nyuma yaje kubimenya yaje kutumenya turanamushimira ko ni umuntu udusapotinga cyane pe yatweretse ko adushyigikiye yaba mu buryo buri financier yaba ari no ku mu magambo nyine akatuganiriza ati ntimuzacike intege atwita ko turi abana be akatubwira ibintu byinshi nyine sometimes bino bintu dukora urumva navuga ko nta nyungu ubamo nta wenda ugize imana cyane yawe bamonetize ukabona udufaranga duke cyane ariko nta nyungu ziba zirimo rero yaradufashije kudacika intege kuko hari n'igihe umuntu yakubazaga ati harya biriya bintu ukora birinjiza ati ntabwo byinjiza none se ubikorera iki mu by'ukuri bikumariye iki ngo abantu barakubona ngo bikagira gute ati we ngiye mfasha abakristo gusenga mfasha abantu gusenga bakunda indirimbo zanjye bakaririmba biranshimisha iyo mpuye n'umuntu akambwira ati nkunda indirimbo yawe cyangwa se iramfasha cyangwa se yanyubatse namwe murabizi ko dukunda indirimbo mu buzima busanzwe dukunda indirimbo iyo umuntu hari ukuntu umuntu akora indirimbo si n'indirimbo z'Imana gusa n'indirimbo zisanzwe turazikunda nyine niyo mpamvu dukunda n'abahanzi rero ntabwo abantu bose babyumva gutyo bo bumva ko uri umuhanzi uri umukire ahubwo abandi bahanzi batatubwira ukuntu babigenza kugira ngo natwe tube abakire rero ugasanga ukavuga ati ariko se wamugani ngiye gutanga amafaranga ngo ya video kandi nayo nzinjiza ubundi wabyihorera rimwe na rimwe ukanabipostiponinga cyangwa se ukanabikora cyangwa se ugakora video ya make cyane kugira ngo kubera ko nta nyungu izazana ariko uwo muntu yaradusapotinze pe nyine agiye twumvisha ko ibyo tuba turi gukora atari ubusa kandi koko twaje gusanga ataratubeshye ndabyibuka muri 2021 rero nabwo twashyizemo imbaraga icyo gihe covid yari ikirimo ubwo twakoresheje bimwe mu bihembo twabonye 2021 urumva niyo motivation dukora izindi ndirimbo nyinshi harimo nshima Imana twatanye no kuba n'abastari mu gake muri televiziyo batangiye kutumenya babikunda nibwo twaje no gushyiramo indirimbo y'umuco rukundo muri kwa 10 gutyo ku mwaka ibisigaye nabo barabizi rega bagiye bareba amavideo byakurikiyeho ni mu by'ukuri ni ibintu bisanzwe ahubwo twakoze na konseri 2022 ko numva niba gishyuye twakoze ntacyo 2022 twakoragamo indirimbo gusa twakoragamo indirimbo tunajya no muri Catholic All Stars
2022 twakoze nshimiye Imana tujye no mu bitaramo ahantu badutumiye mu maparuwase no mu maperformance tujye no mu ntara ahubwo naho kazi twakoze ibintu byinshi ndumva ariho twakoraga mu maparuwase za Muhanga hari n'amakorali twagiye turimbana icyo gihe no mu mavideo menshi ya All Star dukora n'abandi ubwo rero twakoze na concert twakoze concert na 2023 hari ubwo ni na gatatu ni 2023 niyo concert ya mbere niyo concert ya mbere twakoze turashinga album yitwa Icyaha icyo gihe abantu kwese wihuse cyane ntabwo ndi kwibuka ariko ntacyo ibyo kuririmba ni ibyo byo kuririmba buriya bikunze kuba ari bike none ntabwo bare interested ku byo kuririmba ntabwo bakoze kwitubazaho wenda batangiye kwitubazaho ubu ngubu dusa nk'abaho tutakoze indirimbo nyinshi ariko ntabwo ariko twarekeye ndumva nyuma y'iyo concert ntabwo twanurekeye twuje muri twayisohera nyuma y'iyo concert hazamo iki